nkunda umuntu uri musirimu. Nkunda umuntu w'umusirimu. Nizere ko mumeze neza cyane barongera kubasuhuza no kubashimira mwebwe mamubana natwe mudukurikirana umunsi ku munsi. Ni by'agaciro cyane ko mwahisemo Nyawe TV. Tutugarutse kugira ngo twajye twiganira kuri stories zigiye zitandukanye. Nitwa Patrick mbamwibutsa ko kandi nanagushimira ko wowe duhisemo niba warakoze subscribe ndabigushimiye niba utarabikora nawe urabikora kugira ngo nawe twibandana n'ubutaha mu biganiro bitandukanye tugenda tubageza mu bawitse kandi ko dufite website yacu yawetv.com indi nayo igufasha kumenya amakuru kabaho ufite amakuru agezweho kandi yizewe. Ikintu cyambere n'amakuru ikintu cyambere n'amakuru ndabeshya ntabwo beshya ikintu cyambere si amakuru umeze neza tuguhaye ikaze murakoze cyane nuko dutangiye show yacu uyu munsi nuko murimo kubibona kuri screen zanyu n'umukobwa mwiza cyane tugiye kuba tuganira iyo umuntu akubwiye ngo mwiza cyane uhita ubyumva gute muri wowe? umva ko hari ikintu yakunze kuri njye. Ikintu yakunze kuri wowe ni igiki bakunda kukubwira ko bakunze? Okay biterwa n'ukuntu umeze muri uwo mwanya. Iyo mfite make-up abantu bakunda make-up mfite, iyo ntazifite abantu bakunda amaso. Okay niyo nzifite bakunda amaso. Ikindi fosete. Fosete gashyiramo neza reba kuza fosete umeze neza ariko twishimiye kwakira kuri Yawe TV. Amazina se wakwita niki? Amazina ni Inshuti Berthe. Inshuti? Yego. Nifuje kuba inshuti nawe nanjye. Nanjye nishimiye kuba inshuti nawe. Inshuti Berthe. Bertha. Iyo umuntu akubwiye ngo yakunze make-up ubwo aba yakunze wowe cyangwa aba yakunze make-up nyine? Okay. Ni ibintu bibiri. Hari igihe akunda ikindiho. Yego. N'igihe nanjye ankunda. N'igihe nawe agukunda. Igihe umuntu akubwiye ngo aragukunda ukamubaza ngo wankundiye iki? Akenshi ni personality. Personality yanjye niyo wankundira. Umuntu akubwiye ngo aragukunda ariko akavuga ati wenda nkunda uko uteye abagukunda ubwo yawe uhita umukatira? Okay warabimbwiye ko ntabwo njye mbikunda kubera ko ntabwo ukomeze. Uramutse ajye kwanga uramutse ubyibushye kandi n'undi urabyibushye byagenda bite? Nagiye kuvanga uramutse ubyibushye ubwo yawe atakigukunda ariko n'ubundi urabyibushye bigenda bite? Ntabwo mbyibushye. Twibira ibanga iyo umuntu ugiye kumbwira ko umukunda ababaza wankundiye iki usubiza ngo iki? Ndabaza wankundiye iki? Cyambere wambwira taye. Izo taye ziba zishakishwe ni iz'aba Miss ubundi sinzi impamvu. Ikindi bakankundira okay ni personality taye na smartness. Na smartness. Musirimu cyane. Cameraman aza kujya manurira hasi cyane. Na smartness. Yitwa inshuti sha. Inshuti. Yavuze ngo inshuti ni Yesus. Oye baba baguhakanye. Niyo nshuti ya mbere. Niyo nshuti ya mbere. Abandi turagerageza. Abandi muragerageza. Ujya wumva indirimbo. Ugenda ndumva njya nsa n'uwize mu ndere kandi turagerageza. Abandi turagerageza. Ubwo iyo umuntu aba ku personality yawe wakunze kwigarukaho cyane imico yawe yisobanura umuntu gute? Umuntu utazi inshuti ariko umuntu utazi inshuti ziko bita bibura n'akazina ka inshuti wibwira umuntu gute? Okay. Dasabana. Yego. Ikindi urukundo. Yego. Ugira urukundo? Yego. Yo disi. Tugiye. Ikindi ntabwo njya mpfa gusubiza umuntu inyuma. Gusubiza umuntu inyuma? Wenda nk'umuntu aje ko approachinga ngo umwereke ko nyine utari kumwe nawe udahari kumwiryaho. Ntabwo ibintu by'imyiryo bigira. Umuntu wese ko approachinze tumwemerera? Okay ntabwo biterwa n'icyo mwemereye ako nanone ntabwo umurwanya kuko ntabwo ubuze aho muzahurira. Okay ngiye tayari nase na approaching. None se ubwo nyine se kuba ko umuntu ubwo ibyo ntabwo byaba nko guhuzagurika kuba abantu bose ubemerera? Biterwa. Ntabwo okay guhuzagurika gushatse kwihuza na relationship. Kwa niba abantu bose bagakunda. Ntabwo kujya mu relationship. Hari friendship, hari relationship. Biratandukanye. Yego. Dusobanura bitandukanye ntabwo ngembe zo ndemi mbana nazo. Friendship ni gute? Okay, relationship.
ni uguhitamo umwe biba biri deep. Guhitamo umwe bari deep. Ukunda ikibazo ukajya deep. Ugendera ku ki? Uhitamo umuntu akubera umukunzi. Dufosete 10. Twagiye ugendera? Gendera cyambere ni mind. Yego. Uyipima gute mind? Turaganira. Turaganira. Ugenda wumva ibitekerezo byiwe. Ugenda ubyumva. Ubu urimo uranyuma. Twagiye ikindi nanone ni personality yiwe nayo nyigarukaho. Ikindi smartness. Akaba ari umusirimu nawe. Ntabwo ndi umusirimu ariko gusa nkunda umuntu uri umusirimu. Kunda umuntu w'umusirimu. Okay. Yitwa inshuti niwe turimo twiganirira. Yavuze ngo umuntu ateye neza ni ibihe bice aba afite? Biterwa n'amaso y'umureba. N'amaso y'umureba. Uwo umuntu uteye neza aba ameze ate? Umukobwa se cyangwa umutipe? Umukobwa cyangwa umutipe. Ku mukobwa. Umukobwa. Ntabwo aba abyibushye ariko nanone ntabwo aba ananutse cyane. Nk'uko umeze. Oya. Nasubwana ntabwo wabyumva nyine kuri mugane wowe. Genda nanutse cyane. Ambasha abantu nyine babibonye. Uvuga ngo uteye nk'uko umeze. Nk'uko nguko umeze akiyongeraho. Akiyongeraho. Ukuntu. Abantu babyumvisha. Umutipe. Umutipe utari munini cyane. Yego. Utari na muto. Utari na muto. Moyenne. Ubu utari mvuyemo njye. Ngiye masiga. Ese ndakuvuze. Ntabwo uvuze ariko nyine ndumvisha aho ndi nahumbisha. Nibyo ngibyo. Ariko muremure. Muremure. Ngo abateye neza kuri. Wenda wanazamura ni metero gusa. Okay, fresh. Inshuti. Inshuti yo yarakaye bimeze gute? Ibicecetse. Ibicecetse. Yurakaye uraceceka. Abantu bataceceka ngo wari nawe byatari. Abantu baceceka bacecekanye byinshi. Byinshi cyane uba ufite. Ni babi ngenda n'abatinya. Nawe uritinya. Nanjye nditinya iyo narakaye. Nawe uritinya iyo warakaye. Ntabwo mba meze neza. Ntabwo meze neza. Iyo urimo kureba muri miruwari ni he utinda? Mu maso. Mu maso ni utinda. Ubwo ni nacyo icyo ukunda? Yego. Ni icyo mpfa gukunda. Kuko navuze ko nta na kimwe nkunda. Ese uramodaringa izo sayizi z'aba misi wigeze ujya muri Miss Rwanda? Oya. Kubera iki? Wanze kwica amatora? Kwari igihe umuntu ababona ubwiza afite akabati ngiyemo se n'ubundi kwishanwa ryawe rirangiye ubu tugitwara yabonetse nawe njyamo kumara iki? Oya. Iyo sansi wabikoze batanyemera. Wasanze wabatsindiye tubireka? Wasanze wabatsindiye tubireka? Njyewe ubwiza bwanjye ntabwo bwajya mu bwogenda sinzi ubwo bagenderaho gusa nanone uyirebye bajyamo iyo urebye abo bajyanye ntabwo ujya ubona musi ukabona urabaruta. Nawe mbona uri mwiza. wenda ubwo ndagerageza ariko ntabwo abandi turagerageza ndirimbo. Bijya bibaho hari igice se wanga ku mubiri wawe? Nanga. Oya. Uko Imana yakuremye wumva bihagije cyangwa uvuga uti wanyongera nk'aka cyangwa uvuge abantu ntabwo dushima n'akayi gace uvuga uti y'Imana izaho kanyongera wenda n'agafosete ni sawa ariko yiza kunyongera akayi. Ngo umukobwa utari neza kuri njyewe aba yiyongereho gake kuri njye. Ubwo nawe urabyumva? Ntabwo mbyumva uzareba ibyo umbwiye. Ubwo icyo ndakunda ni sayizi. Sayizi. Wowe nyine umuntu yakongeraho nk'abanyumaka. Oya? Nyine hose nkaringanira. Ariko nanone ku mubiri hakongeraho akantu. Hehe? Nko ku gihe cyose. Hose hakajya. Ubwo nyine no ku gice cy'abanyuma. Hose nkaba ndinganira ngo hamwe ngo habaye hanini ahandi ngo gute. Still nkaba nyiri figure 1 ariko itari too much. Ariko uratubeshya. Gusa nta gice wumva nyine ukeneye ko Imana yakongeraho. Ni size. Ni size? Size hehe nyine? Hose ikongeraho akantu. N'ibuno ririmo. Kucyibanda kwibura. Ese wambwani ahubwo aho ni ikibazo. Aho ngaho ni ikibazo ki? Kwero cy'abana ari ryo bibanda. Nge ntago nibanga riherigire. Kuko nta nubwo umukobwa ufite amabuno ngende umutipe ntago yankurura. Kugishwe. Nukuri.
Serious? Ntabwo yagukurura kubera iki? Bayi mutipe ntabwo yankurura. Kubera iki? Tugira inama shaho nuzibanga. Ntabwo nanjye bazongera konkurura amabuno. Ntabwo ndizi. Nakire nishakirizo size. Kubera iki? Ntabwo ibanga ndizi. Gusa nyine mbabona abantu bakunze kubatangarira cyane. Ikindi ntabwo bambara umwenda wose. Hari itajyamo. Mwiyawe se ntabwo yajyamo. Oya, ikintu mvuga hari umwenda bambara ukabangamira akomaneke. Akenshi usanga zambara imyenda yose. Asa mugani nk'iyi size yawe hari umwenda utajyamo. Nyine usanga niba ari binini, hari igihe usanga iyo sitiri igezweho yikwambaye ibintu binini. Usanga turi kuri taye aratwambara, ariko umuntu munini hajya yambaye utuntu turi kuri taye abantu bakamukontaho cyane bitewe n'ukuntu ari kugaragara. Ukabona byabaye too much. Byaba kabishe. Kugira ibere rinini no kugira ikibuno kinini wahitamo iki? Inshuti sha. Inshuti ni yes. Inshuti ni yes. Wahitamo iki? Ubwo se ikibuno kinini cyaba kingana gute? Ntabwo mbizi tu ariko ibyo byose. Oya. Ndego rugenda ngiye gukoresha dore. Twagiye. Se ntabwo ubyumva. Byaterwa n'ukuntu kingana kuri njye. Nyine hitamo muri ibyo bibiri. Ubwo se oya nabanza kumenya ibere rinini irangana gute? Ikibuno kinini cyane nk'urugero. Kwibere rinini umuntu uzi. Numva niba narye. Ushatse. Aho kandi niko kabubukizemo. Urugero ariko si ibintu nakora ntabwo urimo kubyumva uretse kunjijisha. Nk'urugero menye ngira ibere ringana gutya naryemera ikibuno kingana gutya nacyemera. Ntabwo ndaribona nuko nyine mbyimashini nkavuga ngo wahitamo iki. Ubwo nawe cyaba kibere rinini kirahari. Ibere rinini kuri wowe ni iki? Rirangana gute? Ntabwo mbizi. Mukaba mbwira ngo ntabwo ndaribona. Ntabwo ndabona ko ibyo byose hari ibibona ukabona biratandukanye. N'ubu nkawe ntabwo ufite urayazi ubwo ngo urayazi. Oya nuko yawe kari ko kanda ko ari biba bigaragara niba bitagaragara. Ubwiye n'iki ko mfite ritoya? Nayo nyine wose abandi ntabwo ujye bareba. Abandi ntabwo ujye bareba. Abandi oya ntabwo njya mbareba. Ni wowe mbashije kubyitaho ntabwo njya mbyitaho. Aho ntabwo njya mbyitaho. Ntabwo nkunda amabere manini. Ntabwo nkunda amabere manini. Afazari wagira ikibuno kinini. Nanone nyine nyine mbuze shwa nahitamo ikibuno kinini. Kubera ikibere nini sitarihitamo? Aya. Abikabije. Abikabije. Ubona umuntu agenda agera hirya iriya. Ikindi kintu bitewe n'uko nimereye. Ntaba ameze nk'icyenda tu. Asa mugani nk'iyo size yawe ifite ibere rinini byaba bimeze. Higa 9. I can't wait. Byaba bimeze bite? Ibaze. Ariko yise wako. Byabiri bizarre. Nibonye nk'umukobwa waguze nk'ikibuno cyangwa yongeresheje amabere. Umufata gute? Nyine nibyo wabakunda. Nibyo wabakunda. Ntabwo wamujudging. Ntabwo namujudging. Kuko hari igihe nanjye navuga ngo nyuzwe no kumeze. Aho ugasanga hari utanyuzwe no kwameze. Rero kandi ibintu byarakemutse. Hasigaye hari ikibazo nyine ikibazo gihari hasigaye igisubizo cyo kugikemura. Buri kibazo gifite igisubizo. Biri kugenda bikemuka. Nawe umuntu urishatse ni mu gitondo. Ubu nanjye mbishatse nabibona ko simbishaka. Ni mu gitondo. Mu gitondo kabarishije. Mu gitondo byaba ryagezeho. Inshuti ni Yesu. Mbese akibyo ibintu wamugani ibana yabiri ko bitajya bavuga ngo Imana ntabwo yaguha byose nawe kubyemera. Ntabwo yaguha byose. Ahubwo tufite ikibazo no kudiscoveringa ko ufite icyo kintu. Ngo mwiza wabuze inenge nawe urabyemera. Wenda icyo bashatse kuvuga ibyo byose ntabwo abantu bashimishwa n'uko umeze 100%. Rero hari ikibi bakubonaho byanze bikunze. Hari igihe umuntu yakubona ngo ufite mu maso heza ako agashaka cya kintu kibi kuri wowe. Hari n'igihe n'undi muntu yakire bakabona ni cyiza ako akareba afite amaguru mabi. Amaso ni heza ariko afite amaguru mabi. Nyine ugasanga arebye hamwe akahita areba n'ahandi ako ari n'ureba. Nutse ko cy'abantu bita ku bibi. Ku bibi? Niyo si dutuye. Niyo si disi. Hari ikintu uvuga ati sha Imana yaramaye pe. Ntabwo Imana ngo itanga byose ariko wowe ati sha nanjye iyo ndebye hano hantu abana Imana yaramaye. Ni he? Ahantu Imana yamaye. Sha my mentality.
inshuti koko yagwaye mu mutwe ushingira ku kisi ngo ni iyihe proof ibyo uvuga uti sha mu mutwe ndahafite okay so ntabwo navuga ngo ndahafite gutya ariko nyine ni compliment nyine umuntu ahabwa hari igihe umuntu muvugana hari igihe uba uri nka gira nk'ahantu ugahabwa ijambo bakumva kuvuga bakumva ibitekerezo byawe bakareba imikorere yawe ubu no kuri speech bize ntabwo nkaze gusa nyine ntabwo nabura okay ngeze nk'ahantu ngiriho abantu inama ntabwo nayobera ndetse na kamera ko tubona wayitinya ntabwo nayo aha ni igihumbi wavugira imbere Yumva ntari isoni urazigira se ugira isoni rimwe na rimwe bavuga ariko umukobwa n'undi n'ugira isoni umukobwa w'inshinzi isi urumva ari we sawa ahubwo utagira isoni byaba ari ikibazo nta akundi hari umuntu utazigira nta muntu utazigira ubundi ngo hari abazishize nuko habaho kwikaruma aha abazishize buriya hari ahajya nawe akazigira nka heza ntabwo mbizi ni nk'ayo umuntu yagira akagira isoni ntabwo nhabura yavuze ngo umuntu yashize isoni se wavuze iki ese navuga nk'abuti adakangwa na public wese public iragukanga aho ugera uko gatewa yanjye sinagikora bikagukanga uburyo watubwiye n'iminwa uburyo wavuze abantu bajya bakubwira bakunda n'iminwa yajemo njye nabivuze wabivuze ibintu twese warabyibagiwe ntabwo nabivuze navuze maso na prostate ese warajya muri kamera muri bite reka ndebe wowe yabari uyireba wagiye inshuti ni yeza hanyuma bya make-up se byo aka make-up nibo bakikorera bakagatwaye nk'igihe kingana iki se nta mwanya munini ariko biterwa na make-up gusa ntabwo bitwara umwanya munini ziri amoko atandukanye hari iziri simple hari n'iziri too much wowe ubwo wakoze akameze gute ziri simple iziri too much ziba zimeze gute ushobora no kureba umuntu gutya atazifite wamara kubona bakimusiga ukamuyoberwa nizo ziri too much make-up hari ikintu zongera kubwiza wa muntu ubona ukavuga ati shayi ngo yarwasabye hari ikintu zamuhindura make-up ahubwo n'undi zijya ku muntu mwiza n'undi bigakomeza make-up zerekana ubwiza bw'umuntu yego utaba ufite nta kintu zagufasha umuntu wese ni mwiza tugarutse kuri ya maso y'urura akagenda ariko mu kigare umuntu wese ni mwiza mu buto tubeshya ntabwo umuntu nyine ikintu mvuga ntabwo umuntu ajya buri kintu cyiza ku mubiri we nibyo bikugira mwiza se ikindi yego nyine nabyo biri mu bituma agaragara ko hari ubwiza afite rero make-up iyo zimugiyeho zerekana bwa bwiza hari abantu bavuga ngo zihindura abantu umubinga akaba mwiza abafite bwa bwiza ahubwo za make-up zituma nyine ni nko gupika arapika abantu bakamwitaho iyo bamwitayeho bagenda babona bwa bwiza kugenda muri make uyobya abantu nibyo muba mushaka ntabwo ari ukubayobya mbese kugira abantu bakwitaho urumva biba byagenze bite hari ikintu kiba kiri kubakurura kuri wowe niko kwakuyobya abantu rero uvuga ngo niba ufite make-up umuntu arakureba ahita abona ko hari ahantu utandukanye n'umuntu utazifite iyo yakurebye akwitaho uko akureba niko agenda adiscovering ikindi kintu cyiza kuri wowe tutajya tuvumbura ibindi byiza kuko turi kurebana kamwe muri ndaragera mvumbura ibintu byiza urazikorera cyangwa uzikorera n'abandi bantu zikorera n'abandi bantu iyo ufite ahantu hazwi ubizikorera cyane ni home delivery na home delivery kubera ko haba harimo ibintu byinshi bandi mu ntara ubundi nkaba ndi muri Kigali ntago nagira ahantu uvuga ngo nicaye kuko akenshi hagiye mba ndi ku ishuri urumva niba ndi ku ishuri Kigali ntabwo navuga ngo mashyize ngo saro ngo ndahakoreye kandi ntahari ubwo se ubigenza gute nyine aho bampamagaye niho njya niba hari ikiraka runaka witaba aho uhamagawe akampamagara nkagenda cyangwa akaba yansanga aho ndi biterwa n'aho ndi hagiye mba ndi mu rugo akahansanga aka kenshi nkunze kubasanga aho bari akunda kubasanga ko n'ubundi umukiriya akunda
nyine ko umuntu amugeraho ntabwo akenshi hari n'igihe bari mu rugo atarategura ibindi bintu agiye nko kujya ahantu ariko ukaba wamusanga ukabimukorera byose bikaba ngombwa ko abikorera aho hantu atiriwe amuvinga rero ibyo nabyo barabikunda cyane. ese mukora make-up n'abagabo? Yego. Koko ntuzugoye iwabo? Turazikora nazo. Murazikora nazo z'abagabo? ubwo umuntu akubona kuzihe contact kuri social media? Mbona kuri Instagram Berta's Touch. Berta's Touch? Yego. Amazina si ubwo twayashobora. Berta's Touch? Okay, nitwa Berta ongeraho Touch. Touch. Berta's Touch. Rambonye koko Berta's Touch. Nyine ni my touch. Okay. Ufite touch nziza se? Ufite agasawundi? Sound na touch biratandukanye. Okay, nani bishema gasa. Bitandukaniye he? Sound na touch. Si bavuze ngo umuntu afite agasawundi baba bavuze iki? Biterwa. Nyine biterwa. Kuvuga nawe. Nyine uba mva bavuze ibintu byarahindutse. Okay. Iyo bavuze ngo umuntu afite agasawundi bavuze ngo iki? Afite iki? Byaterwa n'icyo ashatse kuvuga. Ako gasawundi niko kama motivation. Bavuze iki? Bavuze iki? Nankubeshye. Ntago bizo. Ese twaravuze ngo ibintu ngo by'ubu Okay, byarahindutse agiye ushobora kuvuga ikintu ariko atari ko kimeze. Atari ko kimeze. Okay, bavuze sound bavuze iki? Okay, ubundi sound. Suna gusobanurira nka gute? Ndabizi se. Njya ngo ikintu kiri gusoundinga neza. Oya ni umuntu ntago ari iki. Okay, umuntu n'ikintu kirasoundinga igihe wavuga nyine okay, wabwira umuntu umeze neza akakubwira ko bigusoundinga neza nyine ni ikintu ni nka feedback. Wenda si niko navuga. Sinzi ukuntu nabivuga. Sound. Kugira uvuga ngo umuntu afite agasound bakumva nyine umuntu afite feedback. Nawe ugira agasound. Nawe ugira agasound. Ntago mbizi. Ntago uzi nuko. Okay, nzi sound ntago nzi agasound. Ganya ni sound barashyize mu buki. Irindi jambo, iyo umuntu avuze ngo agasound bibaye iri jambo. Irihe? Kaba ari akantu gatoya gafinyoye ubwo ngubwo. Gafinyoye. Bajya banga umuntu aba mwiza ngo mu kintu runaka. Ibyo kwanga umuntu ni mwiza mu buriri ujya ubyumva? Mu buriri? Iyo bavuze ngo umuntu ni mwiza mu buriri baba bavuze iki? Kwamba igishego. Oya ntabwo ari igishego se ubundi ni ibiki? Igishego ni iki? Igishego se ni ikintu. Igishego ni iki? Okay, ni ijambo utakoresha muri nk'ahantu hiyubashye. Ahantu hiyubashye? Yego. Ubwo ni nk'iri. Ushobora gukoresha mu bintu by'akavuyo nyine. Ni nk'iri. Ari nko kublaga, nko kugira ngo uryoshye utuntu. Ari nyine ijambo riri bizarre aburibwiye ntibibangamire. Yego. Abibwiye ntibibangamire. Nese ubwo agasound umuntu kabangamiye? Hari igishego twe twakoresha? Ubuse waba uri nko mu bantu b'abayobozi bakavuga ngo agasound. Koko wabivuga. Ushobora kubwira DJ uti ngabanyiriza agasound. Ubwo se ntabwo bivugitse? Ngabanyiriza sound. Ngabanyiriza agasound. Bavuga sound. Bivuze iki ariko siko kirimo kutubeshya? Bivuze iki? Bivuze ko icyo bivuze ukizi? Ntabwo nyizi gusa. Iyo kabaye agasound. Bivugitse kandi. Aka gasound urakazi ntabyumvishe. Ntabwo nkazi. Ese umuntu mwiza mu buriri gute? Mu buriri? Cyangwa umuntu ngo ni mwiza mu buriri. Ujya ubyumva? Oya? Urabyumvishe noneho. Berta's Touch. Niko tutari mu buriri ngo mubwira ngo ni byiza. Nyine wowe umuntu iyo wivuze wabivuze iki? Iyo wivuze wabivuze iki? Okay, ubwo wenda abaryama neza. Abaryama neza. Kumbata neza. Berta's Touch. Turimo turagana ku musozo rero turagushimiye ko watuganirije. Ubutari ko noneho uzaze wirekuye. Turashaka kuzaganira ubutaha wirekuye utarimo. N'ubu ntabwo nifashe. Wifashe. Ese ko umuntu uri kutubwira ngo agasound ngo ni akantu ubwo utadusobanura ubwo utadushyira mu rujijo. Oya. Niba ushaka kunshyira mu rujijo. Njyewe? Turagushimiye cyane wakoze cyane kutuganiriza. Sinzi nta kintu kiri ku mutima wabwira abantu niba wanababwira ahantu izo make-up zawe ukuntu bakubona ukongera ukabibutsa platform zawe hanyuma tugasoza. Ushobora kunsanga kuri Instagram Berta's Touch.
account yanjye yego ukanyandikira nkoraho uhoraho yego n'ubu uriho n'ubu ndiho okay n'ubu ndiho ikindi ni contact yanjye ubwo ugiye kuri Instagram nayikubwira ubu wapi ntabwo wayivuga abantu bakuzonga n'igihe haza badashaka makeup bashaka nk'iki bashaka nk'iki kunesha gusa nyine just kuko hari abantu ujya ubona bahamagara n'umuntu urinde se ngo nyibwire kandi ari uguhamagaye ngo naba mbikuye handi akwenda ni nkamwe mufite ubwiza muhora nabo twe ntabwo tubabona nkaho ni mwebwe beza sanga namwe bazaza ni mwebwe beza muhora nabo oya beza nagana Berita inshuti turagushimiye cyane rero wakoze cyane kutuganiriza nange mwakoze cyane kadushimire n'abandi bari badukurikiranye kuri yawe TV nitwa Patrick ndabashimiye kadusubire mu biganiro byacu bitaha